ibyo dukora byose tubikora ariko dushaka n'ubugingo. Yego. Ibyo twavuga byose Yego. tubivuga ariko dushaka n'ubugingo. Ucuruza ushaka ubugingo. Yego. Vuga ubutumwa ushaka ubugingo. Shinga idini ushaka ubugingo. Korera Imana ushaka ubugingo. Ririmba ushaka ubugingo. Ntukorere kwemeza abantu ngo ahubwo ibyo nibyo byubahisha data. Sima Nibyo byubahisha data. Ai baba we. Nibyo bimuhesha icyubahiro. Yego. Ntabwo ikimwubahisha ari ukuvuga ibishego. Ntabwo ikimwubahisha ari ubusambanyi bwawe. Ntabwo ikimwubahisha ari ubugome bwawe. Ntabwo ikimwubahisha ari ubugambanyi bwawe. Ntabwo ikimwubahisha ari ukutunga ibya mirenge. Ikimwubahisha ni ugutunga amagambo. Etaje yawe ni yubahisha data. Ukavuga neza. Inzu yawe ni kugirwa neza n'Imana. Nimuguma muri nje amagambo yanje akaba muri mwe muzansaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Icyo gihe uzaba utandukanye n'abasaba abantu. Icyo gihe uzaba utandukanye n'abajya mu bapfumu. Icyo gihe uzaba utandukanye n'abishakisha. Icyo gihe uzaba utandukanye n'abakoresha imyuka mibi. Kuri muri yo amagambo yayo akaba muri wowe. Usaba icyo ushaka cyose. Haleluya. Ndayumvise. Usaba icyo ushaka cyose. Haleluya. Usaba icyo ushaka cyose. Nushaka ubura umumama. Usaba icyo ushaka cyose. Nushaka ubura umupapa. Usaba icyo ushaka cyose. Password ntayi niyo kuguma muri yo, ugakorera muri yo, ugatura muri yo, ukaba muri yo, ukabana nayo. Ibyo si imyambaro y'umubiri. So kurya neza. So kuvuga kubishanutse. Hoya. So kuvuga indimi nyinshi. So guhanura cyane. Ibyo ngibyo gutura muri we, kuvugira muri we, amagambo yakaba muri wowe. Nicyo cyubahisha data. Sikirima. Nimba warahisemo gusenga, hitamo gusenga. Nimba warahisemo gukiranuka, hitamo gukiranuka. Nimba warahisemo kuvuga Imana, hitamo kuvuga Imana. Apana kuvanga. Urabeho turagiye. Yewe nyiranzihanesho ugiye gutandagaraza, ugiye gutanduka. Tanyukiye mu nzira ebyiri kubera wanze guhitamo. Nyamara yaba wari ushushe cyangwa ugakonja, ariko ko wahisemo udashuha cyangwa ngo ukonje, Imana irakurutse. Imana irakurutse. Reka nkubwire, hitamo kimwe. Imana ikomereze. Urabeho turagiye nyiranzihanejo. Ubusambanyi bwawe nyiranzihanejo. Urabeho turagiye nyiranzihanejo. Ubujura bwawe nyiranzihanejo. Urabeho turagiye nyiranzihanejo. Hari ikintu cy'ingenzi Satani yibye abana b'Imana. Yababeshe ko kugira ibyamirenge cyangwa se gusenga basaba ibyamirenge ko ari byo bintu bigaragaza ko Imana iri muri bo. Ariko Bibiliya ibivuze neza. Uyu ni Yesu wabwiraga abigishwa be. Nimuba muri nje amagambo. Haleluya. Amagambo yanje apana ishari, apana ubugome, apana umutima mubi. Amagambo y'Imana agatura muri mwe. Ese uri icumbi ry'ikidi? Ese uri icumbi ry'iki? Kubera kuvuga ngo Imana yarakwanze, kubera kuvuga ngo Imana ntacyo yakumari. Mu by'ukuri icumbi cy'iki ni iki kiri muri wowe, ni iki gituye muri wowe. Imana irashaka ko amagambo yayo atura muri wowe. Kikala. Iminsi badukurikira bagiye babibona. Hari ubutumwa uherutse gutambutsa ndetse bwagiye bukurikiranwa kenshi. Abantu baravuga bati mu makomenti, umugabo yabaye umugabo, umuhanuzi yabaye umuhanuzi, umukozi w'Imana yabaye umukozi w'Imana. Ndagira ngo uyu munsi wa none tuguhe ikaze, wongere utubwire icyo umwami Imana yashyize ku mutima wawe, wongere utuganirize, utubwire amakuru y'umurwa, kuko umuririmbyi yaravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa. Yego, urakoze cyane. Yego. Ejo bundi Imana yaransanze arambwira ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake cyane. Ayiwe. Muri ibyo bisarurwa cyangwa se muri abo basaruzi harimo abakiri mu cyeragati. Yego. Niyende niyace, niyende niyace. Nukuvuga ngo abantu bamaze kumera nk'uruvu. Ese ninjire mu gakize, se nkora ibi bintu, ese mvuga ubutumwa. Babuze inzira kubera ko hari abantu bamaze igihe kinini bari mu butayu, babona ko ubutayu mu by'ukuri bwababanye burebure. Ariko reka mbabwire ngo
hari password ishobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka, cyane cyane ubuzima bw'umwuka, kuko ubuzima bw'umwuka yo bwahindutse tayari mu mubiri bihita biba direct. Icyambere no kubanza gukira indani. Iyo rero umubiri wabanje gukiza umubiri gusa, ikindani kikagira ikibazo, hari aho ugera bikagucanga, hari aho ugera ukabona ko byanze mu by'ukuri. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira icyo wakora, niki nakora, niyihe nzira nanyuramo, mbese nabigenza nte kugira ngo mbashe kuva ku rwego njya ku rundi, ariko mu buryo bw'umwuka. Ese intambara mfite nazirwana nte kugira ngo mbashe kuzinesha? Reka turebe ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 15. Uraza kudusomera guhera ku murongo wa 7 turaza kugeza ku 9 gusa, ntabwo ubutumwa buri buze gutinda. Yohana ibice 15 umurongo waho wa 7 kugeza ku murongo wa 9 haravuze ngo nimuguma muri nje, Bibiri iravuze ngo nimuguma muri nje, amagambo yanjye akaguma muri mwe, amagambo yanje akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Iyo ni Imana irimo iravugana nawe aho waba uherereye wose. Imana irimo irakwibutsa ikakubwira ngo impamvu uri guhura n'ibigeragezo, impamvu uri mu ntambara kuzikuramo bikanga, impamvu ubona ko inzira yabaye mbese yamaze kumeramo ibyatsi byinshi, akaba nta muharuro urimo, ugashakisha iburyo ugashakisha ibumoso, ukaboma ibikuta, simbana n'inzu, ukabona ibyo ugerageje byose birimo byanga, ukabona mbese inzira zabaye ntazo, kandi Imana yaravuganye nawe ikakubwira ko izabikora, ikakubwira ko izagushyigikira, ikakubwira ko izagendana nawe, ariko wajya kureba ugasanga byanze mu by'ukuri nta kutari kugira. Ariko ikosa Imana ikugayeho ni kimwe, nuko wavuye muri yo, amagambo yayo akava muri wowe, ntabwo ukivuga neza ibyo Imana yakubwiye, nukibigenderaho. Urutonde rw'Imana wamaze kurutera inyuma, Imana yabonye ko utakiri muri yo, niyo mpamvu ivuganye nanjye ngo ngutangarize aya magambo ngo guma muri yo. Nimba waravuyemo ugaruke muri yo, muri yo hari ibintu, hari umunezero, hari ibinezeza, hari imbaraga, hari mu buzima, hari imibereho, hari ukugirwa neza n'Imana. Nimuguma muri nje, amagambo yanje akaba muri mwe, muzansaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Icyo gihe uzaba utandukanye n'abasaba abantu, icyo gihe uzaba utandukanye n'abajya mu bapfumu, icyo gihe uzaba utandukanye n'abishakisha, icyo gihe uzaba utandukanye n'abakoresha imyuka mibi, kuri muri yo amagambo yayo akaba muri wowe. Usaba icyo ushaka cyose. Haleluya. Ndayumvise. Usaba icyo ushaka cyose. Haleluya. Usaba icyo ushaka cyose. Nushaka ubura umupapa, usaba icyo ushaka cyose. Nushaka ubura umupapa, usaba icyo ushaka cyose. Password ntayi niyo kuguma muri yo, ugakorera muri yo, ugatura muri yo, ukaba muri yo, ukabana nayo. Haleluya. Amagambo yayo akaba muri wowe. Kirimafo. Kuki ujya gusaba amagambo y'Imana atari muri wowe? Shakosa. Kubera iki? Why? Ugasanga umuntu arasenga buri munsi, aririrwa imbere y'Imana buri munsi, arahanura buri munsi, avuga ubutumwa buri munsi, ariko amagambo y'Imana ntabe muri we. Ki tasifo. Ai data mukama webaza. Amagambo y'Imana ntabe, ugasanga mbese iby'Imana birimo, ariko amagambo y'Imana ntabe muri wowe. Nta nsinzi uzabona, hoya ntayo, urashakira inzira aho itari. Banza ujye mu Mana, uturemo neza, uraremo neza, ukoreremo neza, ugende nkayo we, uzabona insinzi. Imana irangije ibwira umugaragu wayo Mose, iramubwira ngo mwana wanjye ndahagurukana nawe, nshendane nawe, nawe agendana nayo. Ageze ku nyanja itukura yibuka ko ari mu Mana. Kumana we. Arebye ibumoso, ahasanga umusozi, areba iburyo, ahabona umusozi, aravuga ngo birancana. Inyuma ingabo za Farawo, imbere inyanja itukura. Ahitamo gutinyuka, ahamagara Imana, amagambo y'Imana aba muri we, avugana n'Imana. Imana iramubaza, niki cyo ufite? Mfite inkoni. Wowe ufite iki? Peliza ni makotasi. Wowe ufite iki? Iturufu ryawe imbere y'Imana ni iri. Amagambo y'Imana ntari muri
muri wowe iyo gukiranuka kw'Imana ni kuri muri wowe gutinya Imana ntibiri muri wowe kubaha Imana ntibiri muri wowe kwiyiriza ubusa ntibiri muri wowe kuvuga neza ntibiri muri wowe amagambo y'agakiza ntari muri wowe uzatsindisha iki topela zanima ngofa nimuba murinje amagambo yanjye akaba waruzi impamvu abantu bahanura ntibisohore nuko amagambo y'Imana atari muri bo ayi data waruzi impamvu abantu bagira ubwabo bakarara badasinziriye ngo biraducanze ngo ubuzima buranze nukubera ko amagambo y'Imana yamaze gukama muri wowe ongera wanjira isoko Imana iguha isoko igubura isoko ya wongere kumva Imana wongere kumva amavuta y'Imana wongere kumva ubwiza bw'Imana wongere kumva presence y'Imana nimuba muri amagambo y'Imana akaba muri ndayumva uyu ni Yesu wabivuze kini mafo komeza murongo hepfo taza kuza kundi ayiwe ndafashijwe cyane rwose reka dusome ijambo ry'Imana yego umurongo ariko sobiramo hejuru kuri karindwi haravuze ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye akaba muri mwe akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa Imana ishimwe cyane ibyo nibyo byubahisha data ni kuwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye nyakuri ngo data yakunze niko nanjye nabakunze nuko rero abana namwe narabakunze zakorana namwe narabakunze zabakiza uburwayi narabakunze zabatabara narabakunze zakorana namwe iby'ubutwari muzajya mu bwoba bw'intare ntabwo zizabarya nihaza umuriro ntabwo uzabatwika zabagenda imbere hataringaniye nzaharinganiza iyi ni Imana ivuganye nanjye ngo mbatangarize ngo iracakora iracavuga haleluya we bela zinima efo heni fostika yego dusome mu izina rya Yesu yego ku murongo waho wa munani yego aravuze ngo ibyo nibyo byubahisha data ibyo ngibyo buretse maze avuge ko aka ibyo si imyambaro y'umubiri so kurya neza so kuvuga kubishanutse hoya so kuvuga indimi nyinshi so guhanura cyane ibyo ngibyo gutura muri we kuvugira muri we amagambo yakaba muri wowe nicyo cyubahisha data kikasikirima ayi baba we ibyo dukora byose tubikora ariko dushaka n'ubugingo yego ibyo twavuga byose yego tubivuge ariko dushaka n'ubugingo ucuruza ushaka ubugingo yego vuga ubutumwa ushaka ubugingo shinga idini ushaka ubugingo korera Imana ushaka ubugingo ririmba ushaka ubugingo ntukorere kwemeza abantu ngo ahubwo ibyo nibyo byubahisha data sima nibyo byubahisha data ayi baba we nibyo bimuhesha icyubahiro ntabwo ikimwubahisha ari ukuvuga ibishego ntabwo ikimwubahisha ari ubusambanyi bwawe ntabwo ikimwubahisha ari ubugome bwawe ntabwo ikimwubahisha ari ubugambanyi bwawe ntabwo ikimwubahisha ari ukutunga ibya mirenge ikimwubahisha ni ugutunga amagambo etaje yawe niyubahisha data inzu yawe niyubahisha data imodoka niyubahisha data pelaza ni mafo ariko kuguma muri we n'amagambo ye ugatura akaba muri we ugakorera muri we nicyo cyubahisha data kuko yadukunze akaramata ni nacyo izadukiriza ndamwumvishe data buriya hari abantu benshi bajya bibwira ko kugira ngo Imana ibashe kugutabara yego Imana ibashe kugukura mu bibazo urimo Imana ibashe kugukura mu ngorano barizwamo hari abantu bibwira yuko ari ugusenga menshi hari abibwira yuko ari ugukora mbese ari ukurira imisozi cyane oya nabyo ni byiza ariko y'amagambo y'Imana ari muri wowe iyo uhuye n'ikibazo uravuga ngo toka satani ariko amagambo y'Imana yatari muri wowe iyo uhuye n'ikibazo uravuga ngo nabanje data cyangwa ngo yampaye
ariko y'amagambo y'Imana ari muri wowe uravuga ngo toka satani iyo ujya siyonja Yesu arangije aramuhindukirira aramubwira ngo toka satani abwira Petero yabwiraga ikimuri kubera ko Imana yitaye ku kikurimo icyo kikurimo nicyo gituma itura muri wowe icyo kikurimo nicyo gituma igwesha agaciro icyo kikurimo nicyo gituma udaseba icyo kikurimo nicyo kikuzamu ayi data we ndakumvise Mana icyo bita gutunga amagambo y'Imana ukayatunga mu kanwa kawe agatura muri wowe igakorera muri wowe. Yesu ari yararanje aritegereza aravuga ngo nubwo bagaragara nk'abera imbuto zabo zihakana uko kwera birakwiye ko uyu munsi ugira inzira ufata hitamo inzira imwe nimba warahisemo gusenga hitamo gusenga nimba warahisemo gukiranuka hitamo gukiranuka nimba warahisemo kuvuga Imana hitamo kuvuga Imana apana kuvanga urabeho turagiye yewe nyiranzihanesho ugiye gutandagaraza ugiye gutanduka tanyukiye mu nzira ebyiri kubera wanze guhitamo nyamara yaba wari ushushe cyangwa ugakonja ariko ko wahisemo udashuha cyangwa ngo ukonje Imana irakurutse Imana irakurutse reka nkubwire hitamo kimwe Imana ikomereze urabeho turagiye nyiranzihanejo ubusambanyi bwawe nyiranzihanejo urabeho turagiye nyiranzihanejo ubujura bwawe nyiranzihanejo urabeho turagiye nyiranzihanejo hari ikintu cy'ingenzi satani yibye abana b'Imana yababeshe ko kugira ibyamirenge cyangwa se gusenga basaba ibyamirenge ko ari byo bintu bigaragaza ko Imana iri muri bo ariko Bibiliya ibivuze neza uyu ni Yesu wabwiraga abigishwa be nimuba muri nje amagambo haleluya amagambo yanje apana ishari apana ubugome apana umutima mubi amagambo y'Imana agatura muri ese uri icumbi ry'ikidi ese uri icumbi ry'iki kubera kuvuga ngo Imana yarakwanze kubera kuvuga ngo Imana ntacyo yakumari mu by'ukuri icumbi cy'iki ni iki kiri muri wowe ni iki gituye muri wowe Imana irashaka ko amagambo yayo atura muri wowe kikala salimafo kugira ngo ugire icyo ugeraho demanga ndayumvise kweli ku nyanja itukura shikasi ku nyanja aho iramubaza ngo ufite iki abapagani cyangwa abanyamubiri bazi ngo yari inkoni isanzwe bazi ngo yari igiti cya gereveri bazi ngo yari intusi bazi ngo cyari igiti gisanzwe nyamara muri yo yarashatse kuvuga ngo nta data mfite nta mama mfite nta wo kundengera mfite n'umugabo yarangiza ndacuruza ngahomba ndakora bikanga ariko icyo nsigaranye Imana yaravuze ngo nta kindi uretse wowe niyo fimbo mungana se chukua fimbo chukua fimbo fimbo ya amani fimbo ya matunda chukua fimbo Mungu teteye usiteteye Mungu anakutetea vizuri Imana ikuvugire reka kwivuganira ntabwo Imana ikwemere kwivuganira imbere y'umugabo wakunaniye yakwemera kwivuganira imbere y'umugore wakunaniye ahubwo irashaka ngo utunge amagambo y'Imana muri wowe uzamuca umusozi ubwira amagambo y'Imana abantu benshi bakunda kwivuganira ariko Imana ntikwemereye kwivuganira reka Imana ikuvuganire ivuga rimwe bigakunda uyitanga mu kibazo rimwe bikenda iraguhereza inkoni iyo yahaye Yeremiya iraguhereza inkoni y'ubutsinzi iraguhereza inkoni y'ubutabazi iraguhereza inkoni yo kwinjira mu masezerano nutunga amagambo yayo agatura muri wowe ubuntu bw'Imana bukaba muri wowe uzabona ubutsinzi mu maso y'abakwanga uzabona ubutsinzi mu maso y'abaguhiga uzabona ubutsinzi mu maso y'ibyakunaniye kuko watunze amagambo y'Imana muri wowe kirima fosinima password ugutunga amagambo y'Imana no mugumamo bana we nkugumye ugatunga amagambo y'Imana uzabona ubutsinzi budasanzwe mbonye Imana itabara benshi ariko itabaye abayisumba hari abantu bajya bambaza ngo kubera iki Imana itabara abasenga igatabara n'abadasenga reka nkubwize ukuri hari umugisha yageneye abeza hari n'uwo yageneye ababi ese kuki uhitamo umugisha w'ababi umugisha w'abeza nta muvumo yongeraho yitabaye ababi ibaha ikabatera diyabete yitabaye ababi ibaha ibiryo byiza bakarwara umuvuduko ariko yitabaye abeza
ibahereza umubyibuho ibahereza ni umubyibuho w'amahoro nta burwayi namba kuko icyavuye ku Mana ari umugisha kisa melaso miniva iyo Mana icyavuye ku Mana icyavuye kuri yo nta muvumo cyiza aho hatinde icyavuye ku Mana nta muvumo cizana umugore wavuye ku Mana nta mahana azana umugabo wavuye ku Mana nta mahana azana cyakoze mwatongana nk'abantu kuko dukubitwa nkabo tugasangira nabo tukarwara nkabo ariko biba mu gitondo ku mugoroba Yesu akahagera ati babana banjye nasezeranije ikazi kabatabara igahagarika iyo migambi mibi yose amahoro akaboneka reka mubwire sukuma urugo rwashyizweho n'Imana urugo mwatongana saa yine reka kubera ko nyine Bibiliya irabivuga yego murya ibishyimbo nka mugafusha kibasi mukarwara nka ariko Satani Imana ntiyatuma zireba marayika aba yahageze kubera ko ariyo yakiguhaye iguha n'umumarayika muri uwo mumarayika murinzi ahora babereye maso kuca abantu batinya kuba mu Mana muri Yesu hararyoshye muri Yesu hararyoshye ikibi nukizwa nabi cyokoze wakizwa nabi cyokoze wakwibesha urakijwe usambana wakwibesha kukijwe nk'inzoga ariko reka nkubwire gukizwa nabi bitera umwako benshi bagiye guhura n'umwako benshi Imana isabanika kubera ko bakijijwe nabi ikiruta nuko mutari kubijyamo message Imana yampaye kukugeza tunga amagambo y'Imana kugira ngo utegeke bikunde tunga amagambo y'Imana kugira ngo ucinzira bikunde tunga amagambo y'Imana kugira ngo ube hutuje tunga amagambo y'Imana igihe wahuye n'ibigeragezo kubw'amagambo y'Imana ari muri wowe azaduduburiza muri wowe reka nkubwire umuntu utunza amagambo y'Imana yahuye n'ibigeragezo yumva amari indirimbo z'amazamuka ujya kumva indirimbo yaje mu mutima nukuri reka nkubwire iyo utunze ubumana muri wowe nta kintu kigutera ubwoba Imana ibaho umugisha ozo umuntu uhura n'ikibazo adatunze Imana muri we nyine kiramuherana akigumira muri ariko umuntu utunze amagambo y'Imana yumva indirimbo z'amazamuka uri Imana amahoro nta kibasha kurogoya imigambi message yawe tuvuga ngo tube muri wowe amagambo yawe muri twe ngo tuzasaba icyo dushaka tuzagihabwa tumenye impamvu tudahabwa fasha ababyeyi badukurikiye fasha abagabo fasha buri wese umuhereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo urakoze urakarama tambutsa nimero yawe mu izina rya Yesu nimero yanjye ni 0723 02 871 iyi nimero ikorera kuri WhatsApp gusa 0723 02 871 ntumpamagara umbwira ko ugiye kumpituro ntaryo nshaka Yesu yampaye ibyo kurya ntumpamagara umbwira ibindi ntunagira ubwabo bwo kumpamagara mpamagara dusengana Imana dukora umurimo w'Imana ubwame bw'Imana bwaguce nta ndonke ngukeneyeho Yesu yangiriye neza imyaka ibaye 20 mu mujyi wa Kigali sindakorwa n'isoni ntugire ikibazo rero hamagara twisengera Imana dusaba Imana duha imbaraga zo kwanga cyane igisana amen shalom Imana igumugisha asante sana amen 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 amen